kenshi abantu bajya bavuga ngo Imana nihinduka, ngo ibyo yavuze ntibishobora guhinduka. Yenda umuntu akagukoraho uko yishakiye, akagukoraho ashaka. Ikibazo ntabwo ari icyuriya muntu uri kugukoraho, ikibazo ni wowe budahangarwa bwakuvuyeho. Guhanura ni ibibabi, kubwiriza ni ibibabi, kuririmba ni nk'ibibabi, ariko kwihangana ni urubuto. Umubiri ukazajya ubwira umutima ati se wowe wagiye, umutima ukabwira umubiri wawe ati se ngewe ujya kubikora ninjye wakoheje, ahubwo wowe yihana. Ajyaho uzaniye ubutaka kuvumwa, minsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Buzajya bukumereramo imitini n'imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu butaka. Kututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubirira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Ubwo uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umwambaro we n'umugore we, imyambaro y'impu irayibaha, irayibambika. Amen. Umurongo wa 21. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we, imyambaro y'impu irayibambika. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ikureho imyanda yose, Imana ikwambika umwambaro wera. Wikureho imyambaro mibi cyangwa imirimo mibi, wikureho umwanda mubi wose, Imana ikwambike umwambaro wera. Amen. Hanyuma iyo ni imvugo y'umwuka, ariko mu magambo yumvikana y'ikinyarwanda cyane, iyeze cyangwa karaba, iyuhagire, ikureho ibyaha byose, Imana ibone kukwambika neza. Uyu ni Adamu, niwe muntu Imana yaremye bwa mbere, kandi Imana imaze kumurema irishima cyane. Imana imaze kumurema yarebye Adamu ngibona ni mwiza cyane. Hanyuma Imana ihita imuhereza ububasha, imuha ubutware ku kintu cyose, imukorera n'ikintu cyiza cyane, imukuraho yari muremeye, ngihita imutwara mu ngobyi ya Edeni. Mu ngobyi ya Edeni hari harimo ibintu byose byiza byo kurya. Ngimugejejemo imuha amabwiriza, tembereza muri iyo ngobyi ya Edeni, kandi ibintu byose byari biri muri Edeni nta na kimwe cyari gifite izina. Byose byari biri aho ngaho, nta mazina bifite. Imana yari yabiremye gusa ibishira aho ngaho, ari ibyatsi, ari ibiti, ari amatungo magufi n'amaremare, tugendera hasi, utwari two twose nta zina twari dufite. Ngo Imana imugejeje mu ngobyi ya Edeni, imutemberezamo, imwereka ibiribwa, iramubwira ngo kuri izi mbuto zose ziribwa ujye urya uko ubishatse. Wazirya zihishije, wazirya zitarahisha, wazirya uzitetse, ujye ukora uko ubishaka. Imana imuha uburenganzira, ariko ngo imwereka igiti kimenyesha icyo ubwenge. Iramubwira ngo kuri iki giti ntuzakiryeho, umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Hanyuma Imana iramubwira ngo kandi bino bintu byose ubyita amazina, uko uzajya ukita izina niko kizitwa. Adamu niwe wise ibintu byose amazina. Areba itunda, araribwira ati wowe urutunda, rihita ari bitunda. Rumva yarahawe ububasha bwo kubyita amazina. Areba inanasi, nta zina yari ifite, arabwira ati wowe uri inanasi.
areba umwembe nta zina wari ufite, n'ibindi byose abyita amazina nk'uko Imana yari imuhaye ubwo butware. Baguma mu ngobyi ya Edeni banezerewe bishimye, kandi bari bafite ubutware bwo kuvugana n'inyamaswa zose. Urumva ubwo bushobozi yari abufite bwo gutegeka ikintu cyose nk'uko Imana yari yamuhaye ubwo bubasha. Bibiliya iravuga ngo mu mafu ya nimusi, ya nimugoroba, mu masaha 9, Imana ubwayo ngo yajyaga ihaguruka mu ijuru ikaza gusura Adamu na Eva. Bari bagifite umutima wo kumvira Imana, bari bagifite n'umutima wo gutinya iby'Imana yari yarababujije. Mu mafu ya nimusi ngo Imana ubwayo yarahagurukaga ikaza. Imana ntabwo igenda yonyine, iyo igiye izana n'ubwami bwose bwo mu ijuru. Ntabwo Imana ijya igenda yonyine, aho igeze hari ibintu igendana nabyo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mu Bagalatiya igice cya 5 tuhasanga imbuto z'umwuka, Mwuka Wera. Iyo Mwuka Wera aje mu muntu ntabwo ageza wenyine. Biravuga ngo bwa mbere azana ibintu 9, azana amahoro. Urumva ntabwo aza ngo wuzure Umwuka Wera gusa, azanye n'amahoro, akazana n'ibyishimo, akazana no kugwa neza no kugira neza, azanye no kwihangana, azanye no kwirinda. Imana yije ntabwo iza yonyine, hari ibyo izanye. Iyi Imana yazaga ngo ije gusura Adamu na Eva, urumva nibo bonyine bari ku isi. Kandi ntabwo Adamu Imana imurema yamuremye ari agahinja, ntabwo yaje ari agahinja. Nyine Adamu yagiye gukanguka yisanga ageze mu gihe cyo gushingirwa. Twabifata nk'hano mu Rwanda ku myaka 21 bakwemerera gushaka ugashingirwa ukubaka urugo. Adamu yikanguye asanga ari mukuru, areba, agenda, azi kurya, azi kuvuga ibintu byose. Hanyuma Imana imusura, yabaga iri kumuganiriza imubwira uko ubuzima bwubatse, musobanura uko bizagenda. Urumva Adamu yisanzeho asanga inyana ihari igeze mu gihe cyo kwima, asanga ihene nkuru ihari igeze mu gihe cyo kwima ngo ihake izabyara, n'inkoko igeze mu gihe cyo gutera amagi. Nta tuntu tw'utwana twari duhari, ibintu byose byari biri ku kigero gikuze nyine. Imana rero biba ngombwa ko izagiza gusura Adamu na Eva, kababwira ati rero mwebwe mwisanze muri bakuru, ariko ejo bundi Adamu buriya umugore wawe uzaba wamuteye inda. Hanyuma urabona ko yari afite inda meze neza itabyimbye, ejo indi zaba yatangiye kuza imbere. Ntuzagira ubwoba ugira ngo hari ikindi kibaye, azaba atwite. Kandi nimubyara mwebwe ntabwo muzabyara umwana ukuze, muzabyara agahinja katareba, katavuga, urumva, katazi kwicara, kadashobora kugira ikintu na kimwe kimarira. Hanyuma Imana ikagenda ibasobanurira, basobanurira ibijyanye n'amatungo. Irababwira ati nimubona ihene yuriye iyindi ntabwo bizaba biri kurwana, mujye muzihorera. Ni kuriya ihene yimya indi, siko byitwa. Hanyuma Imana igenda ibasobanurira, irababwira ati gucya mwabonye iri tunda ririho amatunda ahishije, ejo hazaba hari uturabo, ntimuzaduhungure, nitwo tuzavamo izindi mbuto.
imana igenda ibaganiriza, igenda ivugana nabo, hanyuma ikitahira. Yamara gutaha ngo abamarayika bajyaga basimburanwa n'Imana. Imana ihavuye, abamarayika nabo bahitaga baza, kandi urumva bazaga gukora umurimo wo kubaganiriza no kugenda babungura ubwenge mu buryo bwose kugira ngo irungu ritabica. Bukeye inzoka iraza ivugana na Adamu, ivugana na Eva, iramubwira ngo Eva, ubu bino bintu byose birimo hano Imana yarabibahaye ngo mujye mubirya uko mushatse. Eva arayibwira ati niko bimeze, Imana yaratubwiye ngo tujye tubirya uko dushaka. Ngo ariko kiriya giti Imana yarakitubujije. Satani agira uburiganya bukomeye ndetse bubi cyane. Ngahita abwira Eva, aramubwira ngo Imana yarabashutse, yarababeshe, ahubwo nuko izi ko muri kiriya giti mwagira ubwenge nk'ubwayo, nicyo cyatumye ibabuza kukirya. Adamu ntabwo yari ahari. Eva ngo aragenda ahita asoroma za mbuto Imana yari yarababujije, arazitegura neza, hanyuma ngo ararya. N'umugabo we aje aramugaburira, bararya. Ngo bakimara kuryaho bombi, amaso yabo ahita ahweza. Adamu arebye Eva ngabona yambaye ubusa, Eva nawe arebye Adamu ngabona yambaye ubusa. Batangira kugira isoni, hanyuma ngo baboha imyambaro mu mababi y'ibiti. Bibiliya iravuga ngo bibohera ubucocero mu mababi y'ibiti, hanyuma ngo baguma aho ngaho. Nimugoroba kwa kundi Imana isanzwe iza kubasura, ngo irahaguruka iraza. Imana ihagurutse ngo bumvishe imirindi Imana ije, bajya kwihisha. Imana igeze aho bahuriraga, aho baganiriraga, irababura. Imana itembera mu ngobyi ya Edeni, irababura. Iyo umuntu akoze ibyaha, Imana irakubura. Kandi iyo Imana iciye, na bya bintu byose twababwiye, ya mahoro aragenda, wa munezero na bya byishimo biragenda. Kwirinda no kwihangana iyo Imana idahari ntabyo tugira, biragenda. Kugwa neza no kugira neza iyo Imana idahari biragenda. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo ikureho ibyaha byose, ivaneho umwanda wose, hanyuma nkwambike umwenda wera, mwenda mwiza. Nkuko tubizi mu muco w'abantu, nta muntu wambara uhindura imyenda atabanje koga, nta muntu wisiga amavuta atabanje kwiyuhagira. N'Imana uko wabigira uko ariko kose ntishobora, mbibasubiriremo, ntishobora kukwambika umwenda wera utari wikuraho ibyaha. Imana ntishobora kuguha imbaraga utarikuraho uwo mwanda. Mbwirira mugenzi wawe ngo wikureho ibyaha kugira ngo Imana ikwambike neza. Ngo Imana ihageze, urumva nta hantu Imana ihishwa, nta hantu Imana itareba. Urumva n'ahantu bari yari irimo ibareba. Bakora n'ibyo byose Imana yararebaga. Kubera iki Imana yabarebaga ntibabuze? Icyambere nuko yari yarabahaye ubudahangarwa. Imana yararebaga igasanga bafite ubutware bwose bwo gutegeka inzoka, bakayibwira ngo ceceka,
nta gahunda mfite yo kuvugana nawe. Kandi Imana yari yarabahaye ubutware, kuko yahoraga yohereza abamarayika bakabasura umunota ku wundi. Hanyuma nta gihe cyo guhuga no kurangara bari bafite, ariko ngo bakimara gukora ikosa bakoze ku kintu Imana yari yarababujije, bwa budahangarwa na bwa butware bubavaho. Hanyuma ngo barebe ikintu cyose bakabona kirimo kirabareba, ngo bagira isoni, hanyuma bajya kwihisha. Imana igeze aho ngaho irahamagara. Naratangaye. Imana yarahamagaye ngo Adamu. Muze gusoma ino mirongo ku gice cya 3. Abantu bafite Bibiliya zitari zo muri telefone muzo ntago mwatubona. Muze kureba hano hasi hari uturongo turi hasi iyo mirongo minini. Hariho ubusobanuro bw'amazina ya Adamu na Eva. Izina Adamu birasobanuye ngo umuntu, naho Eva birasobanuye ngo ufite ubugingo. Hanyuma wateranya Adamu na Eva ni umuntu ufite ubugingo. Imana yari yaremye umuntu ariko ufite ubugingo. Umunsi bamaze kurya kuri rubuto Imana yari yarababujije, ubugingo babutaye aho ngaho. Imana ihageze irahamagara ngo Adamu. Icyatumye ihamagara Adamu wenyine nuko ubukingo bwari bwavuyeho. Ihamagara ngo Adamu, ubundi yarazaga igahamagara Adamu na Eva, ariko ubukingo bwari bwavuyeho, hasigaye umuntu gusa. Umuntu irahamagara ngo Adamu. Adamu akabwira Eva ati isha. Adamu akabwira Eva ati Eva wakwitabye. Eva ngakabwira Adamu akamubwira ati se urumva ari ngewe uri guhamagara ahubwo wowe wakwitabye? None se ntiza amazina yacu? Hanyuma muzabibona iyo umuntu yatakaje ubugingo afite ibyaha, hanyuma Imana ikagerageza guhishura ibyaha byawe ukabibona. Jambo ry'Imana n'indererwamo umuntu yireberamo. Umuntu atangira kuburana n'umutima. Hanyuma umutima iyo Imana iri kukubwira ngiyese ibivugana n'umubiri. Hanyuma umutima wo rero uburi hariya nturya ruswa. Bate kusubwo wicaye uri aho ngaho wakwikuyeho ibyo byaha. Genda upfukame bagusengere wature. No, umubiri ukazajya ubwira umutima ati se wowe wagiye. Umutima ukabwira umubiri wawe ati se ngewe ujya kubikora ninjye wakoheje, ahubwo wowe yihana. Adamu Imana igahamagara akabwira Eva ati taba. Eva nawe akamubwira ati se nditaba ninjye wahamagaye, ntabwo uri kumva ko ari wowe wihamagaye. Adamu ageze aritaba ati karame. Iramubaza ngo uri hehe? Aramubwira ngo ni hano ndihishe. Kubera iki wihishe? Aho ntiwariye kuri cya giti nakubujije? Adamu kwihana biramunanira. Ngahita avuga ati ntabwo ari nzewe, ni wa mugore wampaye. Mugore nawe ahita avuga ati kwihana k'umugore nawe biramunanira. Ahita ati ratarambeshyeye ntabwo ari ngewe, ni ya nzoka waremye. Ngahita babwira ati muze hano mwese, umugore, inzoka n'umugabo bose baraza ngo bagere imbere y'Imana. Imana irababwira ngo nari narababwiye ko muzajya murya kuri ibi biti uko mushaka. Bahana ubutware bwo gutegeka bino bintu byose uko mushaka, ariko nabahaye igihe cyo kwezwa no kwihana igihe nabahamagaraga. Mwanzi ngiye kubahana. Ni byiza ko twihana vuba Imana itaraza kuduhana. Yashimira Imana yashizeho uburyo bwiza, nta muntu ukora icyaha ngo ayoberwe ko yagikoze, ntibibaho. Twakwigisha cyane, twakwigisha bukeya. Iyo umuntu ari umunyabyaha Imana yabyestaye mu buryo uhita umenya uwo uriwe. Niyo mpamvu Imana igutumyeho izi kubwira nk'umuntu ibizi neza ko umwanda wawe uwuzi. Ikureho umwanda w'ibyaha, Imana igiye yakwambika neza.
amen. Haleluya. Ngo Imana ihita ibwira Eva, niwe yahereyeho, namubwira ngo rero maze igihe mvugana namwe nkababwira ko muzagira ibihe byiza, muzabaho neza, muzagubwa neza, muri iyi ngobyi muzagira umudendezo, muzahagirira ubuzima, ndabihinduye kuko mutanyumviye. Ngo Imana ihindura amasezerano yari yarabahaye. Kenshi abantu bajya bavuga ngo Imana ntihinduka, ngo ibyo yavuze ntibishobora guhinduka. Iyo ugiye mu byaha uba uri kwiyicira gahunda yawe n'Imana, uba uri gukata amarezo yawe n'Imana, uba uri kuyaca. Hanyuma si uko tutaba mu isi irimo ibyaha, ahubwo umuntu wese akwiriye kumenya ahantu yanduriye, akamenya n'ibyamwanduje, hanyuma akikuraho uwo mwana, kandi ni wowe wenyine ukwiriye kuwikuraho. Ihita ibwira Eva, iramubwira ngo rero nzagwiza umubabaro wawe umaze gutwita. Nubwo byari nk'umunyenga gutwita, ariko numara gutwita uzajya ubabara. Hanyuma kubyara kwawe bizakugora, uzababara koko. Hanyuma ndamubwira ngo kandi wajya kubona ko wajyaga gufata imbuto ukazifata uko ushaka. Ndavuga ati kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo, umugabo wawe nawe azagutwara kubera ko utumviye Imana. Ndamubwira ngo kandi nawe Adamu, kuko wumviye umugore wawe ukarya kuri ziriya mbuto, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iramubwira ngo ahamera agapome hazajya hamera ibitovu, ahamera gitunda hazamera amahwa, kandi uzajya urya ugombye kwiyuha kuya mu gihe ibintu byajyaga byimeza bikiyeza. Ugiye kuzajya uhinga ubutaka, uzajya urya imboga. Adamu agira ngo ni imikino, seyo ati suba Imana yabikora. Urumva Adamu afite ukuntu yibebezaga, Imana yari papa we. Urumva nta mubyeyi basanzeho, basanze Imana ari papa. Babwira ati ndiso ko muzabaho ninjye bireba. Hagiye kubana abona ibintu byahindutse, ati se papa yankora ibi ngibi. No akavuga ati no natagirira ko ndi papa. Urumva ni papa ni na data bukwe, aragirira ko ndi data, ndi umukwe we. Ngagiye kubona abona Imana iramubwira ngo kandi mu mukungugu mu gitaka nimuzasubira kuko arimo wakuwe. Ngagiye kubona abona Imana ihise itegeka abamarayika, ndababwira ngo muze hano, nari narababwiye ko muzajya mukorera uyu mugabo. Ubundi abamarayika na abamarayika Imana yashizeho ngo badukorere, ariko iyo twananiwe kumvira Imana aho kugira ngo badukorere bahinduka baduhana. Imana ihita ibwira abamarayika, irababwira ngo muhite mubaterura, muhite mubajugunya hanze ya Edeni. Urumva bakuwe mu ngobyi ya Edeni, bajugunywe hanze ya Edeni, ahantu hari uburinzi, ahantu bagiriraga ubudahangarwa, barahakuwe bajugunywe hirya y'ubudahangarwa. Ngo Imana ihita ibwira abamarayika, irababwira ati muhagarare kuri iyi ngobyi ya Edeni, ngo bafite n'inkero zaka umuriro. Irababwira ngo Adamu na Eva nibashaka kugaruka muri iyi ngobyi muzabakati. Hanyuma ngo Imana kandi bivuga ibabaye irakaye, hita yigendera. Imana ihita icaho iragenda. Ikimara kugenda, Satani n'abadayimoni bahise bavuza impundu, baraserebura nka kwa kundi iyo Reyo cyangwa APR itsinze igitego bigenda, baraserebura ngo ko wa muntu Imana yirataga tumuteranije nawe, wa muntu watumye badukura mu ijuru bakatujugunya ina. Imana Satani araserebura, urumvikana yese aza akoba Adamu na Eva, bwati ho ngo mufite so, arabakoba ku rwego rukomeye. Hanyuma Imana nayo ihita yigendera. Murumva Adamu na Eva bari basigaye mu kaga gakomeye. Bana b'Imana, suko tudakora ibyaha, ariko ijambo ry'Imana iyo rimanutse
niko Yesaya yahanuye aravuga ngo ijambo ryawe Mana ni indererwamo umuntu yireberamo akamenya uko ameze. Iyo umaze kumenya uko umeze nta kindi kiba gisigaye ni ukuvugana n'Imana kayibwira ngo mbabarira Mana, kirira imbabazi, nagendeye mu nzira zitari zo, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, ngirira imbabazi. Hanyuma Imana irakweza ikagutunganya, ikagukuraho umwanda, ikongera ikaguhereza bwa budahangarwa wahoranye. Imana itayigendera igiye kugera mu ijuru ibona ukuntu Adamu na Eva abadayimoni barimo babasuzugura. Iyo umuntu yakoze icyaha abadayimoni baragusuzugura, abadayimoni baragusuzugura. Iyo uri gusenga ufite ibyaha muri wowe, iyo wirukana dayimoni ziragusuzugura ntaho zijya. Iyo uri kwirukana intege nkeya n'ibindi byose, iyo turi gusenga twirukana ntabwo bigenda, biragusuzugura kuko biba byakugizeho ububasha. Ariko iyo wikuyeho ibyaha Imana irakweza, yamara kukweza ikaza ikagendera muri wowe, iri muri wowe utangira gutsinda icyaha icyo ari cyo cyose. Nubona uri kugenda cyangwa aho uzaba uri hose ukabona hari abantu bakubwira ibigambo bipfuye uko bishakiye, ikibazo ntago ari abo babivuga, ikibazo ni wowe ubudahangarwa bwakuvuyeho. Nugenda umuntu akagukoraho uko yishakiye, akagukoraho ashaka, ikibazo ntabwo ari icyuriya muntu uri kugukoraho, ikibazo ni wowe ubudahangarwa bwakuvuyeho. Ngo Imana igiye kugenda ibona agasuzuguro, Satani arimo asuzugura umuntu, ngihita iragaruka, iraza yica intama, maze kuyica ngihita ibadodera umwambaro w'uruhu, hanyuma ngo irawubambika. Abahanga baravuga ngo nta kindi Imana yabakoreye. Bakimara kujugunywa hanze y'ingobyi ya Edeni, ngo nibwo bagize agahinda n'umubabaro, baririra Imana, barayitakira, barayinginga, barayibwira ngo tubabarire. Eva nawe ahindukirira umugabo we Adamu, aravuga ngo mugabo wanjye babarira, nijye warangaye nguteza aka kaga. Adamu nawe aramubwira ati mugore wanjye ndakubabariye, nanjye nijye wakoze ikosa, ndarangara ndagusigana natembereye. Ngo Imana ikibona uko guca bugufi kwabo iragaruka, yica intama, irabambika neza. Ariko nuko bari bamaze kwiyeza, bamaze kwikuraho ibyaha bari bakoze, Imana irabambika. Ndagira ngo dusengane Imana. Igihe kimwe Yesu yarari mu ivugabutumwa, arimo agenda, uwitwa Zakayo ngo arabimenya ko Yesu agiye kunyura mu mudugudu we wabo. Ntabwo yari yakamubona n'umunsi n'umwe, ngo aragenda. Bibiliya avuga ngo Zakayo yari mugufi kandi yari umukoresha w'ikoro, yari umukuru wa Rwanda Revenue. Ngaraza Zakayo ageze kuko yari mugufi abandi bamusumba, ngakabona abandi barimo barareba Yesu akiri kure, ariko we ngo ntabibashe, yurira igiti cy'umuvumu ngo ashobore kureba Yesu. Yesu ngo ahageze, narabikunze, ntabwo yigeze areba babandi bari bamwegereye abari kumukoraho, ngo ahubwo yahise abona Zakayo ari hejuru, ngo arararama aramureba, bararebana gutya. Yesu ngo ahita abwira Zakayo, aramubwira ngo Zakayo ururuka, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Ngo akivuga gutyo, Yesu akivuga gutyo, abantu bahise bahugura Yesu. Nubwo turi muntu muri kuvugana n'ingegera, ni igisambo, ni umwambuzi, ni umugome. Ariko ngo Zakayo nawe ahita yururuka vuba anezerewe, ngamwakira yishimye, bahita bajyana mu rugo.
bageze mu rugo umva ikintu cya mbere Zakayo yahise akora. Pana ngo guhitamo hakaribu ngo amwicaze mu ntebe nziza amubwira amagambo meza y'ukuntu amukunda. Zakayo yahise abwira Yesu ngo aramubwira ati ububona nubwo ndi umukire ndi bandi, ariko umuntu nambuye ndahita mbimusubiza ndetse nabimuri nkubye kane. Numvishe ukuntu bihana neza. Uko niko kwikuraho umwanda ukabibwira Yesu. Kamubwira ati buriya nubwo wabonaga tihariya nk'umunyacyubahiro ariko ndi umwambuzi, ariko abantu nambuye ngiye kubibasubiza ndabikubakane. Ramubwira ati kandi ububona nta muntu n'umwe njya nitaho, n'abakene bo muri uyu mudugudu nta n'umwe njya mvugisha, ariko uyu munsi aramubwira ngo uyu munsi 1/2 cy'ibyo ntunze ndagiha abakene. Mwavuze ngo amen. Yesu aramubwira ati nibyo nashakaga, ndahatinda ndaharara. Niba wifuza ko utahana na Yesu mukagendana, bana na Yesu mukararana mukabana ku manywa na nijoro, ikureho uyu mwanda wose, kandi utarawikuraho umwanda w'ibyaha. Bitekereza ko hari ikintu na kimwe Imana iri buze kuguha. Icyakora Imana iravugana nawe ariko nta kintu iri buguhereze. Icyakora Imana iravuga ariko nta kiri buguhe. Muzarebe Yesu amaze kuzuka ngo yamaze iminsi 10 yose ari gusura abigishwa be, akagera mu cyumba aho bari akavugana nabo ariko ntabahereza umwuka wera, kuko ntago bari bakaba mu mwanya umwe. Rimwe yaraje ngasanga barica ariko Toma adahari yagiye, avugana nabo aravuga ati amahoro yanjye nabe muri mwebwe, ariko arigendera. Kabiragarutse asanga baracyafite ubutiku n'ubutiriganya, nibwo yahise ahamagara Simoni mwene Yona ngamuhamagara gatatu, aramubaza ngo urankunda? Ngo yararimo amwatuza gatatu inshuro 3 yamwihakanye, nubwo bari mu cyumba ariko yaragifite ibyaha. Nta kintu aravuga ariko nta cyari buguhe. Kugira ngo avuge agire n'icyaguha nuko uba wera usa neza. Imyambaro yacu rero ni imirimo yo kwera no gukiranuka. Imana yakuntumyeho ngo ikureho umwanda ukuriho, hanyuma ikwambike umwenda wera. Adamu na Eva ngo Imana yabambitse umwambaro w'uruhu udashobora guhitamo imbeho, izuba ridashobora gukubitaho ngo rikugereho. Ibambika umwambaro mwiza, bambara ku zuba ntibagire ikibazo, banawambara mu mbeho ntibagire ikibazo. Muranyumvise? Umwambaro Adamu na Eva yambaye, Satani ari aho ngaho n'abadayimoni ariko ntibagire icyo bamukoraho, nubwo Imana yari yamutaye yamuvuyeho, ariko isiga imwambitse umwambaro wera. Niko tumeze muri iki gihe. Yesu niwe mwambaro wacu twambara, tukanyuraho abarozi baroga ntibagire icyo badutwara, tukanyuraho abadayimoni bari ntibagire icyo batugira. Niwe mwambaro twebwe abakristo muri no misi twambara. Ariko kugira ngo ubana na Yesu mugendane, mukorane, murarane, musangire, nukuba udafite ibyaha. Ubika umutwe wawe dusengane Imana. Ganira n'umutima wawe, ureba ahantu waba wariyanduje. Ushobora kuba waranduriye mu byo wavuze, kavuga ibigambo bipfuye kandura. Ushobora kuba wariyanduje usambana cyangwa usomana. Ushobora kuba wariyanduje ureba amaprono, amatelefone. Ushobora kuba wariyanduje tukana cyangwa urwana. Ushobora kuba wariyanduje wiba cyangwa ukora n'ibindi. Hanyuma kuriya Adamu na Eva biyambitse umwambaro, ngo baragiye bakora myambaro mu mababi y'ibiti. Undi guhanura ni ibibabi, kubwiriza ni ibibabi, kuririmba ni nk'ibibabi, ariko kwihangana ni urubuto. Iyo uririmba wihangana ni trebye, ni sawa. Iyo uhanura wirinda
ibyo bintu Imana irabikunda, niko bimeze. Ariko iyo ubwiriza ariko ukora n'ibyaha nibiba bigusa, nta mbuto zihari. Wambaye ubucocero, ukwiriye kuba wambaye gukiranuka. Umuntu wese wiyanduje akaba yumva akwiriye kubwira Imana ngo mbabarira, ndashaka kwikuraho uyu mwanda kugira ngo unyambike neza. Rambura ikiganza cyawe, hanyuma tugusengera Imana, tubwire Imana ikuhagire. Irimo irahamagara ngo wagiye he muri ibyo byaha katari ko Imana yaguhamagaye. Zamura ikiganza cyawe, hanyuma wikureho umwanda wose turiho ukuriho, hanyuma tugusabira Imana ikuhagire, ikwese igukureho umwanda wose. Abumvise ijambo ry'Imana bakaba bamaze kuvugana n'umutima yabo, mu birambure, hanyuma tubasabira Imana Yesu ubugingo bwanyu. Kandi ababirambuye Imana ibeze, nukuri mu birambure neza. Mwebwe mu birambuye murakoze, mwebwe mumaze kumva icyo Umwuka Wera avugana namwe, mukaba usanze aho wanduye, Imana ikuhagire, ikwezi gutunganya. Ngaho nimuhagarara aho ngaho muri tubasengera Imana. Imana Yesu ubugingo bwanyu, kandi nimara kubeza ibambike umwambaro wera. Murakoze cyane, murakoze. Imana ibaha umugisha n'ukuri, kandi murakoze kumvira ijwi ry'Imana, murakoze kumvira ijambo ry'Imana. Mwumvise ikintu cyatumye Imana ikura Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, nukuburana kwabo. Imana iri guhamagara ngo Adamu urihe? Adamu ngakanga kwitaba. Adamu urihe? Adamu akanga kwitaba. Adamu aho kugira ngo yitabe avuga ngo mbabarira Mana, yitaba atangira kuburana. Ubu hari abantu baba batangiye kuburana ngo nta kundi kuntu nari bubigenze, ngo inzara yari inyishe, ngo nta kundi kuntu nari bubigire, ngo iyo ntese ikoroka, ngo hari ahantu ntago nari buhikure, ngo iyo bitagenda gutya. Oya, Imana yaguhaye ubutware bwo gutegeka ikibi cyari cyo cyose. Kandi n'umuntu udakijijwe akaba yumvise ijambo ry'Imana akaba ashaka gukizwa, n'abahagurukiremo. N'uwari waraguye agasubira inyuma, n'abahaguruke tumwingingire Imana Yesu ubugingo bwe. Imana batunganye mu izina rya Yesu. Hanyuma reka dusengane Imana. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ikureho umwanda wose, Imana ikwambike neza. Kandi ubu mukanya mu gihe turaba turi kubwira Imana ngo itwambike, Imana yambika aba bantu, wasanga nawe uri uzi kubwira Imana ngo Mana ngo nyambika, utariyuhagira ntago iri bukwambike. Nawe iryo kosa ntiwarikora ryo kwambara utose. Ntabwo wakora ikosa, ntabwo nawe ubwawe ntiwakwisiga amavuta utose nkaswe Imana. Iryo kosa Imana ntago yarikora. Mwebwe mutambuke muze mupfukame hano tubasengera Imana. Imana ibagirire neza. Mutambuke mwebwe muze hano, hanyuma tubasengera Imana. Imana ibeze. Hari ikindi Imana idusabye kirenze kuza ugaca bugufi ukabwira Imana ngo mbabarira, ukabwira Imana ngo nyuhagiranye se, hanyuma yarangiza igahita ikwambika neza umwambaro w'uruhu, ku buryo iyo umuntu yambaye umwenda w'imbeho ntago imbeho imwica naho waca mu mbeho kuko uba wifubitse. Uyu ni wo mwambaro Imana igiye kukwambika, ujye utambuka hari abadayimoni uhatambuke. Nkuko umuntu iyo yambaye umupira w'imbeho imbeho itamwica, niko namwe Imana igiye kubambika neza. Muzatambuka aho abadayimoni bari, ntago bazongera kubakoraho kuko muzaba mwambaye umwambaro wera Imana ibambitse. Hanyuma biragaragara ko mwebwe mukimeze fresh, muhagarare. Bariya basigaye bicaye nari mbasabye ngo muhaguruke. Mwebwe ni sawa, mwambaye neza, nta mwanda mufite, ibintu byose ni sawa, muhaguruke ku maguru yanyu. Kandi Imana iri kuvugana namwe. Ndatangaye, harabanze kuza gupfukama none banze no guhagarara. Mwebwe mupfukamye, bari abahagaze mwerekeze ibiganza dusabire bano bantu imbabazi, mu batunga ibiganza tugiye gusenga. Simwagaragaje ko mwera mumeze fresh, tugiye kwerekeza ibiganza hano
tubwire Imana ngo bakureho umwanda wari ubariho, kandi nurangiza kubakuraho umwanda ubuhagiye ubasiga amavuta, kandi numara kubasiga ubambike wa mwambaro wavuze. Turagushimira.